Wow, mbega umugoroba udasanzwe. Israel Mbonyi yatunguye abantu, ariko nawe baramutunguye cyane, ahitamo kugurira amatike abasore babyinnye cyane kurusha abandi muri iki gitaramo cye kidasanzwe. Ubwo amatike yabaguriye nayo mu gitaramo kizaba mu kwezi kwa 12, kimwe kiba kuri Noheli, hanyuma kikabera muri BK Arena. Kuri uyu mugoroba rero cyari igitaramo cyo kumurika album ye ya gatanu yise Hobe, ndetse no gufata amashusho amwe mu yagize izo ndirimbo. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi batandukanye mu ngeri zitandukanye, abastari benshi batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari bahabaye cyane. Ni igitaramo rero cyakunzwe n'abantu batari bakiya cyane, ndetse bagezaho Israel Mbonyi kuri album ye yagiye kubaririmbira, akabarimbira indirimbo zigize iyo album. Harimo indirimbo ziri mu bwoko butandukanye, izikoze mu piano, izikoze mu njyana gakondo, izikoze mu njyana asanzwe aririmbamo. Byari ibintu bidasanzwe cyane. Hanyuma rero haje gutungurana abajene babyinnye cyane, barabyina cyane, ndetse n'itangazamakuru ribagarukaho. Abanyamakuru batandukanye babagarukaho cyane, bapostinga akavideo kabo bavuga bati Israel Mbonyi rwose aba basore uzagira gutyo bashakire tike izabajyana mu gitaramo cyawe kizaba Ukuboza ku itariki 25. Nuko Israel Mbonyi abyemera atazuyaje, aravuga ati abo basore mubanshakire. Banza urebe nawe iyi video.
Yes, reka ngusuhuze kandi nizere ko umeze neza cyane, nizere ko Imana ikomeje kugenda ikurinda, ibintu bikomeje kugenda fresh sana. Ngira ngo rero ku mugoroba washize ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 10 kuri iki cyumweru rwose Israel Mbonyi, ngira ngo wabonye video nyinshi zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ubwo yari gutaramira abantu abamurikira album ye ya gatanu yise Hobe. Ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa gikomeye cyane kubura umuhanzi ukabasha gukora album zigeze kuri 5 ndetse zikananyura abantu ku rwego rwo hejuru. Rero iyi album ni album yatunguranye cyane, ni album yagaragayemo indirimbo nyinshi zitandukanye ziri mu njyana zitandukanye, ndetse kandi hariya mu Ntare Conference Arena hakaba hari abantu benshi bitabiriye rwose, ubona ko byari ibintu bidasanzwe. Israel Mbonyi rero yaje kugira gutya aza kuririmba zimwe mu ndirimbo ziri kuri album ye zigize injyana nyine zikoze mu njyana gakondo, dore ko hari Ibajire Sentore, hari Bamasambi Intore, bari bizihiwe cyane rero noneho mu njyana yabo. Aho ngaho byabaye ibindi bintu bidasanzwe, nuko na The Ben nawe agira gutya arahaguruka arahamiriza rwose, arabyina, ubona ko nawe yizihiwe n'injyana, ibintu bimeze fresh sana. Rero abantu bizihiwe cyane ku ndirimbo zigize iyi album ku rwego rwo hejuru, ku rwego rudasanzwe. Ntekereza ko mu mashusho atandukanye y'indirimbo za Israel Mbonyi twagiye tubona yagiye amurika album zigiye zitandukanye bafata n'amashusho y'izo ndirimbo, uko byabaga bimeze nizera ko kuri iyi nshuro biraza kuba byikubye, biza kuba birimo ubundi buhanga buhambaye cyane. Iyi album kuko igizwe n'indirimbo ziri mu ndimi zitandukanye, harimo indirimbo ziri mu Giswahili nk'uko asanzwe aririmba cyane cyane mu rurimi rw'Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda. Ubwo nyine harimo Igiswahili n'Ikinyarwanda, hakazamo n'Icyongereza cyinshi rwose. Byumvikana ko n'abantu bumva ururimi rw'Icyongereza nibagera kuri Israel Mbonyi bazicara hasi bamwumve, bazicara hasi bamutega amatwi, bumva ubutumwa bukomeye cyane agenda abagezaho. Kandi si mu Rwanda gusa, nagiye mbona n'abantu benshi n'abanyamahanga bakurikirana ibiri kugenda bibera mu Ntare Conference Arena bakunda Israel Mbonyi, bavuga bati natwe rwose akwiye kugira gutya akatugeraho akadutaramira. Nagiye mbona abantu benshi batandukanye, haba abantu bo muri Kenya, abantu bo muri Tanzania bumva Igiswahili ndetse bakunze n'indirimbo za Israel Mbonyi ku rwego rwo hejuru cyane, bavuga bati Israel Mbonyi gira gutya natwuze udutaramire, wongere udushyushye nk'uko wagiye ubikora mu bihe bitandukanye. Muri uyu mwaka ntabwo Israel Mbonyi yigeze agaragara cyane mu bitaramo bitandukanye ugereranyije n'umwaka w'ibihumbi 2024, ariko Israel Mbonyi avuga ko yagize akazi kenshi ko gutegura iyi album, kandi koko biranumvikana iyo uri gukora indirimbo nyinshi zitandukanye zigize album biba bishoboka cyane kugira ngo ube utaboneka mu bitaramo byinshi. Kandi nanone ubwo byaciyemo akabasha kuba yakora iyo album akayirangiza, nizera ko noneho ngo bagiye gukora tour, agiye gukora amato agiye atandukanye mu bihugu bitandukanye agenda bumvisha izi ndirimbo zigize iyi album. Gusa amashusho yamaze gufatwa, Israel Mbonyi ni kuri yakora ni ugutegura igitaramo cyiza cyane kikoze neza cyane, abacuranzi bakaza biteguye, ubundi ibintu bigakorerwa rimwe bigahita birangira, amashusho agahita ajya hanze, amaudio aba yaragiye hanze ku mbuga zigiye zitandukanye zicuruza umuziki, hanyuma rero kuri YouTube naho amashusho akaba arakozwe bikaba birarangiye. Rero nyuma y'iki gitaramo turitega byinshi bitandukanye, turitega ko Israel Mbonyi araza kugira gutya akajya no mu bindi bihugu bitandukanye gukora tuwa nyine iyi album ye yise Hobe, ndetse no kwasobanurira zimwe mu ndirimbo zigiye ziriho nyine no kuzibaririmbira cyane cyane ko nyine ziri mu ndimi zitandukanye. Ngayo nguko rero reka ngushimire cyane, ne kuvuga byinshi, ni by'agaciro cyane guhitamo kubana nanjye kugeza kuri uyu munota, ndagushimiye cyane. Reka ngusabe ngo duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao, Imana ikomeze ikurinde, ndagukunda cyane kandi nawe ukomeze unkunde, ubundi turushaho kugenda twishakira ibyiza gusa. Imana ikomeze ibandebera icyoroshye.